Hari ikintu abantu benshi muri twe twigishijwe kuva tukiri bato, ariko muri iki gihe abenshi turemeranya ko batubeshyaga. Batwigishije ko kugira ngo ubone amafaranga menshi ugomba gukora cyane buri munsi, ko amafaranga angana n'amasaha ukoresha ukora, ko igihe cyawe hari cyo kintu ugomba guhora uhinduramo amafaranga. Ariko hari ukuri abantu bubaka ubukire bamenye hakiri kare cyane. Ntabwo bakora gusa bashaka amafaranga y'uyu munsi, bubaka ibintu bishobora gukomeza kubinjiriza amafaranga niyo baba batari gukora. Umuntu ukorera umushahara ashobora kumara ukwezi kose akora kugira ngo ahembwe inshuro imwe gusa. Ariko umuntu wubatse umutungo cyangwa business ifite uburyo bukora neza, ashobora gushyiraho uburyo amafaranga akomeza kuza buri munsi kandi bidasabye ko haba hari. Ntibivuze ko utangira business ugahita wicara ngo amafaranga aze. Oya, business ikomeye ibanza gusaba igihe, kwiga neza, kwihangana no kubaka uburyo bukora neza. Hariko itandukaniro riri hagati y'umuntu ukorera amafaranga gusa n'umuntu wubaka umutungo uzakomeza kwinjiza, nuko umwe agurisha igihe cye, undi akubaka uburyo buzakomeza kumukorera. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe business esheshatu zishobora gukora neza mu Rwanda, kuva ku muntu ufite igishoro gito kugeza ku muntu ushaka kubaka umutungo ukomeye. Ni business nziza kandi ikintu gitangaje nuko zimwe muri izi business ushobora kuzitangira ukoresheje ibintu usanzwe ufite mu rugo iwawe. Birumvikana ko muri izi business uko ari esheshatu tugiye kuganiraho harimo n'izidasaba igishoro cy'amafaranga, ubumenyi gusa. Icyo ngusaba ni ugukomeza kubana natwe kugeza ku musozo, kuko ushobora kwisanga muri business ya gatandatu. Muri izo business hari izizagusaba ubumenyi gusa, hari izasaba igishoro gito cy'amafaranga, ndetse n'izisaba igishoro kiringaniye. Tutabatindiye, reka duhere kuri business ya mbere ushobora gukorera mu Rwanda ikajya kwinjiza amafaranga bidasabye ko wowe uhari. Business ya mbere ni ukugurisha ubumenyi bwawe. Hari umutungo abantu benshi bafite ariko ntabwo babona agaciro kawo. Uwo mutungo ni ubumenyi. Ikintu wowe ubona nk'ikintu gisanzwe, hari undi muntu ushobora kuba yiteguye kwishyura amafaranga kugira ngo akimenye. Reka nguhe urugero. Ni kangahe abantu bakubajije bati, ibi bintu ni gute wabikoze, ni gute wabimenye, wanyigisha uko bikorwa? Akenshi iyo ibyo bibaye, cyangwa se mu gihe tuganira n'umuntu akatubaza ikibazo nk'icyo, turasubiza hanyuma tukabyibagirwa bikarangiriraho. Ariko abantu bubaka business babona ibyo abandi batabona. Niba umuntu umwe akeneye igisubizo, abandi benshi nabo bashobora kuba bagikeneye, ahubwo uwo muntu akaba ababarije. Niba hari ubumenyi ufite cyangwa se ukabuza ibintu abantu benshi bakunda kukubaza uko ubigenza, mbese bya bintu ubona ko hari abandi bantu benshi baba bashaka kubimenya, ndagira ngo nkubwire ko igishoro cya mbere ugifite. Aha niho havuka business yo kugurisha ubumenyi. Reka tubisobanure neza. Ushobora gukora amasomo yo kuri internet. Ibi ni ibintu byinjiriza amafaranga abantu benshi. Ushobora gukora inyigisho z'amashusho cyangwa ubujyanama ku bantu bakeneye ubufasha. Kugira ngo ubyumve neza, tekereza ku muntu uzi gukora amashusho neza. Ashobora gukora amasomo yigisha abandi uko bakoresha kamera cyangwa se software zo gutunganya amavideo. Umuntu uzi ubucuruzi ashobora gukora amahugurwa afasha abandi gutangira business. Umuntu uzi ururimi ashobora gukora amasomo afasha abandi kurwiga. Ikintu cy'ingenzi si ukuba umuhanga kurusha abandi bose, ahubwo ikintu cy'ingenzi ni ukuba uzi ikintu kurusha umuntu uri kucyigisha. Umuntu umaze imyaka 2 yiga ikintu ashobora rimwe na rimwe kuba umwarimu mwiza ku muntu utangiye kukiga uyu munsi, bitandukanye n'umaze imyaka 20 akizi, kuko akenshi ntaba kibuka ibibazo abatangira bahura nabyo iyo bari kukiga. Niba hari ubumenyi ufite utekereza ko hari abandi uburusha kandi bakaba bakeneye kubwiga, internet ishobora kuba iduka ryawe ryiza ryo gucururizaho ubwo bumenyi. Ushobora kutwandikira muri comments niba hari ubumenyi ufite utekereza ushobora kubyaza umusaruro ariko ukaba utazi aho wahera. Turagufasha. Ariko hari kosa abantu benshi bajya bakora. Bagerageza kwigisha abantu bose. Kandi iyo wigisha abantu bose, akenshi nta muntu wumva ko ari we uri murabwira. Urugero, amasomo yo gukora business kuri buri muntu ntabwo aba akomeye cyane. Ariko amasomo yafasha urubyiruko rw'Abanyarwanda gutangira business nto batangije igishoro gito. Ahangaha umuntu runaka ashobora kuvuga ati, iri somo ndarikeneye. Iyo ufite abantu runaka cyangwa se audience runaka ugenera igisubizo cyawe ukabikora bihoraho, biroroha cyane kukigurisha. Niba uzi gukanika neza imodoka, ushobora gutangira kubyigisha kuri internet. Uretse kubona abandi bakanishi cyangwa se abari kubyiga bakurikira amasomo yawe kuri internet, ushobora no kuhakura abakiriya benshi cyane. Ikindi cyiza kuri iyi business ni uko ukora igicuruzwa rimwe ariko kikagurishwa inshuro nyinshi cyane. Ntabwo ugomba gusubira gusobanura ikintu buri munsi ku bantu batandukanye. Ushobora gukora video imwe irimo isomo cyangwa se ugakora igitabo. Umuntu akaba yagura amasomo uyu munsi, cyangwa ukaba washyira video irimo amasomo uyu munsi kuri internet, no mu myaka 10 iri imbere
abantu bakazaba bakireba kuko nyine bakeneye kwiga, kandi uko bazaba bayireba bishobora kuzajya bikwinjiriza amafaranga utanibuka ko ya video wigeze kuyikora. Birumvikana neza ko ubumenyi bwawe buhinduka umutungo wawe. Kumva neza iyi business ya mbere birumvikanisha neza ko ubumenyi bwawe bushobora guhinduka umutungo ugomba kukwinjiriza amafaranga. Ariko hari indi business iri hafi y'iyi kandi iri gukura cyane mu Rwanda. Iyo business ni ugufasha abandi bantu n'ibigo kubona abakiriya bakoresheje internet. Mu myaka yashize umuntu yashoboraga gutangiza business maze abantu bakayimenya kubera ko yari afite iduka ahantu abantu benshi banyuraga. Ariko uyu munsi ibintu byarahindutse. Abantu benshi bamara amasaha menshi kuri internet buri munsi, bari kuri YouTube, TikTok, Instagram, Facebook ndetse n'izindi mbuga, kandi aho abantu bari niho amafaranga bari. Muri iyi minsi rero abantu benshi bibereye ku mbuga nkoranyambaga, bivuze ko n'amafaranga menshi ari hari. Aha niho havuka amahirwe akomeye cyane rero abantu benshi batangiye kubona. Gufasha business kubona abakiriya hakoreshejwe internet. Tekereza ku mucuruzi ufite restaurant, ashobora kuba ateka ibiryo byiza, afite isuku, anakorera ahantu heza rwose, ariko abantu benshi ntibazi ko ahari. Ikibazo cye si uko adafite igicuruzwa cyiza, ikibazo ni uko adafite abantu bakizi. Aha niho umuntu uzi gukoresha internet ashobora kuza akagira uruhare. Ashobora kumufasha gukora amashusho yamamaza, gufata amashusho meza y'ibicuruzwa no kuyashyira kuri internet, gucunga imbuga nkoranyambaga, gukora amatangazo yamamaza no kumufasha kubona abakiriya bashya. Abantu benshi bareba imbuga nkoranyambaga nk'ahantu ho kwidagadurira gusa, ariko hari abandi bazifashisha nk'ibikoresho byo kubaka business. Iyo uzi uburyo bwo gukoresha internet, ushobora guhindura ubumenyi bwawe amafaranga. Urugero, niba ufite abakiriya 10 bakwishyura bakaguha amafaranga runaka buri kwezi kugira ngo ubafashe kwamamaza business zabo kuri internet, aho kuba umuntu ukorera umuntu umwe gusa, uba wubatse uburyo bwo gukorera business nyinshi cyarimwe. Hariko ikintu gitandukanye umuntu ukora aka kazi nk'umukozi n'ubaka agents cyangwa se ikigo cyangwa business uko wabyita kose, n'uburyo akora ibintu bye, n'uburyo abikoramo. Umuntu ukora wenyine ashobora kugera aho akora ibintu byose, agafata amashusho akayatunganya, agapostinga kuri internet, akavugana n'abakiriya n'ibindi nk'ibyo. Ibyo biramunaniza cyane, kandi ashobora kuba atanabizi byose cyangwa se nta nabicyazi, ariko akaba afite igitekerezo. Umuntu wubatse business cyangwa agents yubaka equipe. Umuntu umwe ashobora gutunganya amashusho, undi agashaka abakiriya. Nyir'ubucuruzi we cyangwa se nyir'igitekerezo akagenzura uko ibintu bigenda. Aho niho business itangira kuba umutungo aho kuba akazi gasanzwe. Ikindi kintu cyiza kuri iyi business nuko igishoro cyayo gishobora kuba gito cyane. Ntukeneye gutangira ufite office cyangwa se ibikoresho bihenze, ushobora gutangirana na telefone nziza ifata amashusho, internet, ubumenyi bwo gukora content n'ubushobozi bwo kumenya ibyo abakiriya bakeneye. Iyi ni business itarashinga imizi mu Rwanda, gusa bitewe n'aho isi iri kugana muri rusange, bishobora kuba imwe muri business zaba zihagaze neza ku rubyiruko by'umwihariko. Uyu munsi mu Rwanda hari ibigo byinshi, amaduka, za restaurant, abahanzi, abacuruzi n'abatanga serivisi zitandukanye bakeneye kugaragara kuri internet. Kandi uko ikoranabuhanga rikomeza kwiyongera, abantu bazarushaho gukenera ababafasha gukoresha ayo mahirwe. Ariko ntabwo buri business igomba kuba iri kuri internet. Hari n'izindi business zishingiye ku bintu bifatika ushobora gutunga, ukabikodesha inshuro nyinshi, bikagukorera amafaranga, bikakwinjiriza amafaranga menshi. Ibyo byatwinjije kuri business ikurikira. Ni business yo gukodesha ibintu bikenerwa inshuro nyinshi. Hari ihame rimwe rikomeye abantu bubaka umutungo basobanukiwe. Ntabwo buri gihe ugomba kugurisha ikintu kugira ngo ubone amafaranga. Rimwe na rimwe ushobora gutunga ikintu ukakigira igikoresho kikwinjiriza amafaranga inshuro nyinshi, aho kukigurisha rimwe ukagikuraho inyungu. Niyo mpamvu business yo gukodesha ibintu rimwe na rimwe ari imwe muri business zishobora gukura cyane mu Rwanda kandi zikinjiza amafaranga menshi. Tekereza ku bintu abantu bakenera rimwe na rimwe ariko bakaba batifuza kubigura burundu. Urugero, nk'umuntu utegura ubukwe ashobora gukenera intebe nyinshi, amahema, imitako, ibyuma by'amajwi, amatara n'ibindi, ariko ntabwo agiye guhita agura ibyo bintu byose kugira ngo abikoreshe umunsi umwe gusa. Aho niho nyiri ibyo bikoresho rero abonera amahirwe yo kwinjiza amafaranga. Iyo ufite ibikoresho abantu benshi bakeneye, ushobora kubikodesha inshuro nyinshi. Urugero, niba ufite intebe 500, umuntu umwe akazikodesha uyu munsi, undi akazikodesha icyumweru gitaha, undi akazikodesha ukwezi gutaha, ikintu kimwe kigakomeza kukwinjiriza amafaranga muri ubwo buryo. Icyo nicyo kizatandukanya umutungo n'ikintu gisanzwe. Ikintu gisanzwe kirakoreshwa bikarangira kigatakaza agaciro,
ariko umutungo mwiza ushobora gukomeza kukwinjiriza no mu gihe kirekire. Mu Rwanda hari amahirwe menshi cyane muri iyi business kuko hari ibikorwa byinshi bisaba ibikoresho buri gihe: ubukwe, ibirori, inama, amahugurwa, ibitaramo, ibikorwa by'amashuri n'ibindi bikorwa rusange. Kandi abantu benshi bahitamo gukodesha kurusha kugura. Si hame gusa ku bikoresho byo mu birori, nawe ushobora gutekereza ku kintu cyawe abantu bashobora kujya bakenera mu buryo bwa buri munsi, ukakigura ukajya ukibakodesha. Ariko hari ikindi kintu gikomeye ugomba kumenya niba gukodesha ibikoresho ushaka kubigira business kwinjiza amafaranga. Ni systeme yo gucunga iyo business. Umuntu utarabigize business ashobora kugura amahema cyangwa intebe ariko bikarangira bibitse ahantu nibibyara amafaranga, cyangwa se akongera akabigurisha akabyungukaho amafaranga make. Umuntu wubatse business we hagira uburyo bwo kubika amakuru y'abakiriya kugira ngo bazamurangire n'abandi, gahunda yo gutwara no kugeza ibikoresho aho bigomba kugera, abakozi babimufashamo n'uburyo bwo kwamamaza. Iyo system ikoze neza ntabwo uba ugurisha igihe cyawe gusa. Urugero, niba ufite kamera nziza ushobora kuyikodesha abantu bakora amashusho, amafoto, ibiganiro n'ibindi. Niba ufite imodoka ushobora kuyishyira muri gahunda itanga serivisi aho kuyireka iparitse mu rugo gusa. Igitekerezo ni kimwe: gura ikintu gifite isoko hanyuma ugikoreshe nk'igikoresho cyo kwinjiza amafaranga. Ariko hari ikosa abantu benshi bakora: bagura ikintu kubera ko bagikunze atari uko isoko rigikeneye. Mbere yo kugura igikoresho icyo ari cyo cyose ugomba kubanza kwibaza uti ni bande bazagikenera, bazagikodesha kangahe, ni amafaranga angahe gishobora kwinjiza buri kwezi, ni igihe kingana iki kizamara kikagarura igishoro. Business nziza ntabwo itangirira ku kintu ushaka kugura, ahubwo itangirira ku kibazo ushaka gukemura. Reka tujye ku zindi business ideas ebyiri zishingiye ku mutungo w'ibanze abanyarwanda benshi basanzwe bafite, ariko abenshi ntibabona ubushobozi bukomeye buri muri izo business. Ni ubuhinzi n'ubworozi bya kijyambere. Abantu benshi batekereza ko ubuhinzi ari akazi ko guhinga gusa, ari akazi ko guhora uri mu murima no gukora imirimo ivunanye buri munsi, ariko abantu bubaka business ikomeye mu buhinzi babona ibintu mu buryo butandukanye. Kuri bo ubuhinzi si umurimo gusa, ni uruganda rushobora kubyara amafaranga iyo rufite uburyo bukwiye bwo gukora. Reka dutekereze ku muntu uhinga imboga. Umuntu usanzwe ashobora gutera imyaka agategereza ko yera, hanyuma akajya ku isoko gushaka umuntu uyigura. Ariko umushoramari wo mu buhinzi we abanza kwibaza ati: ni icyo abantu bakeneye cyane? Ni gute nakora umusaruro mwiza kurushaho? Ni gute nabona abakiriya benshi kandi bahoraho? Ni gute nakongeramo agaciro aho kugurisha umusaruro mbumbe gusa? Aha niho ubuhinzi rero uhita buhinduka business. Urugero, umuntu ushaka korora inkoko ntabwo agomba gutekereza gusa kugira inkoko nyinshi, ahubwo agomba gutekereza nka business. Aha azabona ibiryo by'amatungo, ukazagurisha amagi cyangwa inyama, ukazagira abakiriya bahoraho, ukazakoresha abakozi, n'ukazagabanya igihombo n'ibindi nk'ibyo. Nk'ibyo bintu byose bifite gahunda, ntuba ufite ubworozi bwo mu rugo, uba warubatse business. Mu Rwanda hari amahirwe menshi mu bintu nk'ubworozi bw'inkoko zitera amagi, ingurube, ubworozi bw'amafi, inka zitanga amata, no mu buhinzi imboga zifite isoko, imbuto n'ibindi bihingwa bitunganywa bikongererwa agaciro. Ariko amafaranga menshi akenshi ntaba ari mu guhinga gusa, aba ari mu kongerera agaciro umusaruro. Urugero, umuntu ugurisha amata gusa ashobora kubona amafaranga runaka, ariko umuntu utunganya amata akayakoramo yogurt, fromage n'ibindi bicuruzwa ashobora kubona amafaranga menshi kurushaho. Umuntu uhinga imbuto gusa ashobora kuzitanga ku isoko, ariko uzitunganya akazikuramo umutobe cyangwa ibindi bicuruzwa bipfundikiye neza ashobora kugera ku isoko rinini kandi akabona inyungu nyinshi. Ikindi gituma iyi business iba business ikomeye nuko ibiribwa ari ibintu abantu bazakomeza gukenera. Abantu bashobora kugabanya kugura ibintu bimwe na bimwe, ariko buri munsi abantu bagomba kurya. Niyo mpamvu ubuhinzi n'ubworozi bifite amahirwe yo kuba business iramba iyo bikozwe neza. Ariko hari ikibazo gikomeye gituma abantu benshi batagera ku rwego rwo hejuru. Bakora nk'abahinzi, ntibakore nk'abacuruzi. Umuhinzi mwiza ntabwo agomba kumenya gusa gutera imbuto, agomba kumenya amasoko, gucunga amafaranga, kubaka izina ry'igicuruzwa no gukoresha ikoranabuhanga. Kuko mu gihe kizaza abazatsinda mu buhinzi si abazagira imbaraga nyinshi zo guhinga gusa, ahubwo ni abazagira uburyo bwiza bwo gukora business. Indi business ni ubucuruzi bwo gukwirakwiza ibicuruzwa, distribution mu ndimi z'amahanga. Hari abantu benshi batekereza ko kugira business bisaba kugira uruganda runini cyangwa se gukora igicuruzwa gishya abantu benshi batigeze babona. Ariko hari imwe mu nzira zikomeye kandi zoroshye zubaka umutungo. Ni ukuba umuntu uhuza ibicuruzwa n'ababikeneye.
Iyi ni business yo gukwirakwiza ibicuruzwa, distribution. Tekereza ibintu abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi, nk'ibiribwa, ibinyobwa, ibikoresho byo mu rugo, nk'ibikoresho by'isuku, imyenda, ibikoresho bya telefone n'ibindi. Hari umuntu ubikora, hari n'umuntu ubigurisha ku muntu wa nyuma, ariko hagati yabo bombi haba hari undi muntu ukora umurimo ukomeye cyane, ni ugufasha ibyo bicuruzwa kugera ku bantu benshi. Uwo niwe witwa umuhuza cyangwa se ukwirakwiza ibicuruzwa, distributor. Urugero, hari uruganda rukora ikintu runaka, rukeneye ko icyo gicuruzwa kigera ku maduka menshi mu gihugu. Aho kuba rwakohereza umuntu umwe mu maduka yose, rushobora gukorana n'umuntu ufite uburyo bwo kubikwirakwiza. Uwo muntu ashobora kugura byinshi ku giciro gito, hanyuma akabigeza ku bacuruzi bato. Aha niho hari amafaranga. Ikintu gituma iyi business bikomeye ni uko utagomba gutangira ukora igicuruzwa cyawe bwite, ahubwo ushobora gutangira wiga isoko n'ibihe ibicuruzwa bikenerwa cyane, ugatangira kwibaza ku maduka akeneye ababagemurira, ugatangira kwibaza ibibazo nka ni hehe hari icyuho, hanyuma ugatangira kubaka urusobe rw'abakiriya. Ariko iyi business nayo ifite ibanga, kugira network ikomeye. Ibicuruzwa bishobora kuboneka ahantu henshi, ariko utsinda n'ufite abaguzi bahoraho, abacuruzi bamwizera, n'uburyo bwihuse bwo kugeza ibicuruzwa aho bikenewe. Muri business rero, rimwe na rimwe ntabwo utsinda kubera ko ufite igicuruzwa cyiza gusa, ahubwo utsinda kubera ko ufite uburyo bwiza bwo kukigeza ku bantu. Business ikomeye ntabwo ipimwa n'uko amafaranga anyura mu ntoki zawe aba ari menshi, ahubwo ipimwa n'inyungu isigara kandi n'uburyo ishobora gukomeza gukora. Tugeze kuri business ya nyuma. Ni imwe mu nzira za kera zo kubaka ubukire ku isi. Abantu benshi barayumva, ariko bake nibo bayubaka neza. Ni business y'umutungo ushobora gukomeza kukwinjiriza imyaka myinshi. Iyo business ni business y'amazu n'imitungo ikodeshwa. Hari itandukaniro rikomeye hagati y'umuntu ushaka amafaranga gusa n'umuntu ushaka kubaka umutungo. Umuntu ushaka amafaranga ashobora gushaka ikintu kimwinjiriza amafaranga uyu munsi, ariko umuntu ushaka ubukire areba ikintu gishobora gukomeza kumwinjiriza imyaka myinshi. Kandi imwe mu mitungo yakoreshejwe n'abantu benshi bakomeye mu mateka ni umutungo utimukanwa, amazu, inyubako n'ahantu hakorerwa ubucuruzi. Tekereza ubaye ufite inzu, byanze bikunze hari abantu bakeneye aho kuba. Buri kwezi bazakwishyura amafaranga yo kuyikodesha. Iyo nzu ntibigurishijwe ngo amafaranga arangire, ahubwo ikomeza kubyara amafaranga buri kwezi. Niyo mpamvu abantu benshi babona amazu nk'umutungo, atari ikintu cyo gutunga gusa, ahubwo ni imashini ikora amafaranga. Abantu bakomeye mu mitungo ntibareba gusa ko babona amafaranga uyu munsi, ahubwo bareba uko bashobora kugira umutungo uzabafasha gukomeza kubona amafaranga. Niyo mpamvu bavuga bati ntukore gusa ushaka amafaranga yo gukoresha, kora ushaka ibintu bizajya bigukorera amafaranga cyangwa se bikwinjiriza amafaranga. Ariko hari isomo rikomeye cyane rihuza izi business zose twabonye. Ntabwo ari uko zose zisaba amafaranga menshi y'igishoro, nta nubwo ari uko zose zitangirira ku rwego rumwe, ahubwo icyo zihuriyeho ni ikintu kimwe: kubaka uburyo amafaranga ashobora kuza nubwo wowe waba utari gukora. Reka tubisubiremo. Business ya mbere ni ugucuruza ubumenyi bwawe. Iya kabiri ni ugufasha business kwamamaza kuri internet. Iya gatatu ni ugukodesha ibikoresho. Iya kane ni ubuhinzi n'ubworozi bya kijyambere. Iya gatanu ni distribution cyangwa se gukwirakwiza ibicuruzwa. Iya gatandatu ni amazu n'imitungo ikodeshwa. Ariko ikibazo nyamukuru si ukumenya business ideas nziza kurusha izindi, ahubwo ikibazo ni iki: ni iyihe ushobora gutanga. Ntabwo ugomba gutegereza igihe uzaba ufite byose kugira ngo utangire business, ahubwo utangirira aho uri. Kuko ubukire nyabwo ntabwo ari ugukora cyane ubuzima bwawe bwose, ahubwo ni ukugira ibintu bikomeza gukora nyuma y'uko ushyizeho uburyo bukwiye. Nshuti bavandimwe, mudasaba gukurikira ibiganiro byacu icyo uyu munsi naha tugisoreje. Ndakwibutsa gukora subscribe niba ukunda ibiganiro nk'ibi byagufasha kwiteza imbere.